mama na papa n'abaterankunga b'ubuzima bwawe. Noneho umuterankunga ukomeye mukuru ukora ibyananiranye n'Uwiteka. Iki gishoro cyitwa ubuzima, iki gishoro cyitwa kubaho, uyu wowe ni wo munani ufite. Wowe numwica nabi, umutima wawe ukawangiza, ndakubwije ukuri ntuzarindira iminani. Ntuzajye ureba imitungo y'iwanyu ngo uraby'indimi kubera ko naho babiguha. Umutima wawe wowe utaritwaye neza, uzabyaya ubinyweremo urumogi, ubisohokanemo abana bakeye, ubahinduranye, ndakurahiye uzatahira 0. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umunani ufite ni wowe. Usanga umuntu yarifashe akangiza amateka ye, akibwira yuko hari ahandi hari ubuzima bwe, ariko muri wowe harimo amateka yawe, muri wowe harimo iterambere ryawe, muri wowe harimo gukira, ariko no gukena birimo, byose ni wowe. Mama dahari wabaye imfubyi bigutunguye, ushobora kwibera igishoro ukabaho. Papa dahari ushobora kwibera igishoro. Amashami ya bene wanya ba hafi nakure, bamwe bakuba hafi badahari, wowe uri igishoro cy'ubuzima bwawe, wikiyica, wikiyangiza. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje mwebwe mwese mukurikirana mama Charlene official, aho mudukurikirana muri hose. Nizere ko muguwe neza cyane, by'umwihariko urubyiruko muri inshuti zanjye. Murabizi yuko dukunda kubana kandi twagiye tubana mu biterane bitandukanye, mu nyigisho z'urubyiruko. Muri abantu banjye ndabakunda rero, kandi impamvu nkunda urubyiruko muri imbaraga z'igihugu, urubyiruko muri imbaraga z'imiryango, muri imbaraga z'itorero, mbese muri abantu b'amateka kuri twebwe. Kandi ikindi nanjye mfite abana bari kubyiruka. Rero niyo mpamvu maze iminsi nibanda cyane mu mpuguro z'urubyiruko n'inyigisho zanyu, kugira ngo murusheho kugira ubuzima bwiza, kugira ngo muzaramire mu mahoro, muzaramire mu byishimo, muzaramire ku Mana, muzaramire mu iterambere ryanyu mwishakiye. Kandi mbashaka kukubwira ngo wowe urahagije kugira ngo uvemo icyo wifuza. Imana ibahe umugisha cyane. Iya mahoro rero nizere ko ikomeje kubarindira ku bigo by'amashuri, aho muri kwiga, abarangije murindiriye kubona akazi cyangwa gukomeza amashuri. Namwe turabashuhuje kandi tubabwira ngo mukomeze kwiremamo icyizere. Burya umuntu byarangiye n'uwo twakinguye, ariko wowe biracyashoboka. Biracyashoboka ko wasubukura amashuri yawe, humura ukajya kwiga. Biracyashoboka ko wabona akazi ugakora. Biracyashoboka ko ibyo ubona bidafite inzira bizabona inzira. Biracyashoboka nubwo uri imfubyi nta babyeyi ufite. Biracyashoboka nubwo nta miryango ikwitayeho. Biracyashoboka nubwo ubona ubuzima bwawe burimo zigzage. Biracyashoboka. Ngewe ndi kubigisha ngira ngo mbabwire ngo mbarememo ibyiringiro, nkubwire ngo wowe kugira ngo ube wowe urahagije, wowe urahagije. Andi mashami ni abaterankunga. Nuzuye umwuka wo kubwira urubyiruko ko abandi bazaza ari abaterankunga, kandi ninkubwira ngo ni abaterankunga ndahera no kuri mama wawe. Mama na papa n'abaterankunga b'ubuzima bwawe. Noneho umuterankunga ukomeye mukuru ukora ibyananiranye n'Uwiteka, ariko umuterankunga aza kugutera inkunga ku byo wishakiye. Ntuzicare rero ngo udamarare hanyuma wumve yuko ubuzima bwawe n'iterambere ryawe hari ahandi rizaturuka. Nkubwire ngo ni Imana yo mu ijuru yije kugutera inkunga, igira ikintu iheraho. Hanyuma uyu munsi impuguro nabateguriye, ndashaka kukubwira umunani wawe. Iyi leta yacu ihora idutegurira ibintu byiza, narayikunze. Kiriya kintu cyo kuvuga ngo umubyeyi azajya aha umwana 8 ari uko bimuvuyeho, abitekereje, bimuvuye mu mutima, ati reka nkugabire mukobwa wanjye cyangwa nkugabire. Ntago bikiri itegeko. Papa pasura. Papa yavunitse ashaka ibye, mama avunika ashaka ibye. Umunani wawe agomba kuguha nuwo kukujyana mu ishuri. Noneho uyu munsi ndashaka kukwibwirira umunani Imana yaguhaye.
kandi uwo munani nasanze abantu benshi batawuzi ko ari wo munani wabo. Umunani wawe uzakugeza ku iterambere ryawe ni wowe. Ninje kukubwira ko wowe ari wowe munani wawe. Amaboko yawe Imana yaguhaye mutaguze ni umunani yaguhaye. Amaguru yawe ni umunani Imana yaguhaye. Umutima wawe ni umunani Imana yaguhaye. Ibitekerezo byawe ni wo munani Imana yaguhaye. Iki gishoro cyitwa ubuzima, iki gishoro cyitwa kubaho, uyu wowe ni wo munani ufite. Wowe numwica nabi, umutima wawe ukawangiza, ndakubwije ukuri ntuzarindira iminani. Ntuzajye ureba imitungo y'iwanyu ngo urabye indimi kubera ko naho babiguha. Umutima wawe wowe utaritwaye neza, uzabyaya ubinyweremo urumogi, ubisohokanemo abana bakeye, ubahinduranye, ndakurahiye uzatahira zero. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umunani ufite ni wowe, igishoro ufite ni wowe. Ubwo uzi icyo nkubwiye? Ndakubwiye ngo ukimara kumenya ko wowe uri umunani wawe, wowe ubwawe ari wowe munani wawe, tangira wifate neza, wikangiza umunani wawe. Amaboko yawe ujye uyakoresha ibizatuma urama. Haleluya. Amaboko yawe ujye uyakoresha ibizatuma ubaho. Amaguru yawe ujye uyagendesha ahantu hazakugirira umumaro. Umutima wawe, ubwenge bwawe, ibitekerezo byawe bitekereze iterambere ryawe imbere hawe. Usanga umuntu yarifashe akangiza amateka ye, akibwira yuko hari ahandi hari ubuzima bwe, ariko muri wowe harimo amateka yawe, muri wowe harimo iterambere ryawe, muri wowe harimo gukira, ariko no gukena birimo, byose ni wowe. Yego, iki kintu ntabwo abantu bakizi. Wowe ubwawe ku giti cyawe uri igishoro cyawe. Mama dahari wabaye imfubyi bigutunguye, ushobora kwibera igishoro ukabaho. Papa dahari ushobora kwibera igishoro. Amashami ya bene wanya ba hafi nakure, bamwe bakuba hafi badahari, wowe uri igishoro cy'ubuzima bwawe. Wikiyica, wikiyangiza. Ikindi, nta na rimwe yaba mama n'undi muntu, nta muntu uzakuzira mu buzima ngo akurutire wowe. Mama zaza bikunde kuko nge mpari kandi ndi tayari. Papa zaza byemere kuko nge mpari kandi ndi tayari. Ibintu n'amafaranga zaza ngewe kuko mpari bigende neza. Wowe n'ubu udahari, wenda ujye uhembwa miliyari ku munsi, ukwije niko izajya igenda. Ni wowe rero ukenewe kurusha ikindi cyose. Urubyiruko rwacu muri iki gihe mufite imyumvire itari myiza. Imbaraga zanyu muzitakaza mu bitagira umumaro. Ufite telefone ubu n'utayifite ajya kuri mugenzi we uyifite. Aho kugira ngo ujye gusacinga, ariko murambabaza cyane, muri kwica imbere hanyu, muri kuhangiza. Kandi nubwo mubona igihugu cyacu cyadushyiriyeho uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umukobwa, uburenganzira mugahabwa aya mahirwe, mukwiye kuyaprofita mukayabyaza umusaruro. Murabona ko barabashyigikiye. Ubu umubyeyi wanze gutangiza umwana ishuri baramurega. Uramurega. Wenda ajye gupagasa, wenda ajye guhingira, uko yabigenza kose ugomba kwiga. Aya mahirwe ni muyaprofite, muyabyaza umusaruro. Muri kwiyangiza ugasanga ngo ngiye gusacinga inkumi nziza, ugiye gusacinga ibitsina, urajya gusacinga abambaye ubusa. Ibintu uri gusacinga ni ibiki? Bikumara iki? Niko wagiye gusacinga ibyo wiga mu ishuri, buryo ugiye kubisacinga ushobora kubona ibisobanuro. Njya mbona Charlene nyaka interinete, nkabona agiye kuri interinete, nkabona amasomo bamuhaye,
bamuhaye mu ishuri biki n'ibiki, hagiye gucukumbura, agiye gushaka iki ibisubizo, kuko nta umwigisha agira. Nta umwigisha, nta umukoresha coaching ubwe. Ya interinete yo kujya kurebaho abasore bafite udutuza, abakobwa bafite amabuno, abateretse amaso, aho kugira ngo ujye kureba nafata gute icyongereza, namenya gute imibare, munyabwenge wa mbere waje ku isi yabigenjeje gute, ukajya kureba amateka. Kubera iki? Ibi bintu nibigucika ukajya kurebaho inkumi, nta kizami cy'inkumi giteze kuza muri iki gihugu ngo nimutubwire ngo inkumi nziza. Hari aho uzabibona, hari aho bazakubaza bati nimutubwire inkumi ya mbere nziza yitwa ngo iki mu gihugu. Nta uzakubaza ngo uwambaye ubusa wa mbere amazina ye nayahaba mu kihe gihugu. Ntago bazabikubaza ibintu by'ubureze nka biriya, bazakubaza ibikubaka n'ibyubaka abandi. Ibyo mujye gusacinga rero ntago bazabizana mu kizami. Ukarara kuri telefone kandi uzi ko uri umunyeshuri uri gucatinga. Gira amasaha yo gucatinga, ugira aho ugarukira, ariko ugire nayo kwiga ubiha umwanya. Naho ibyo kugera ku kuguru kukundi ngo ufite ibizagutunga bizava he? Uracyashukwa n'isahani mama wawe ari kukugaburiraho, uri gushukwa n'ibisorori by'ibiryo biri ku meza iwanyu, ariko ujye umenya ko iwanyu utazahaguma. Nta nubwo papa wazakomeza kukugaburira igihe kizagera asaze uba ari wowe umugaburira. Mama wawe ntabwo azakomeza kuvunika kubwawe, igihe kizagera wihigire. Ikindi mujye mubimenya, ntabwo ababyeyi uzabagumana. Hashobora kudapfa akajya no muri gereza, kuko n'abari muri gereza bose bari bafite ababyeyi. Hanyuma rero najya muri gereza waramenyereye gutamikwa, utarihigiye ngo umenye ubwenge, wige umenye bizaguteza imbere, ugira ubwenge mu ishuri uvuga uti ni isuka yanjye. Hanyuma waririwe muri ayo ngo niho muzafata inzira mukajya mwirirwa mushikuza udushakoshi tw'abagore. Polisi se nayo ko yabahagurukiye, babahagurukira abajura. Mukura amaboko mu mifuka, mukore cyangwa mupfe. Ninde se uri kukuruhira? Yego, bwa bushakoshi mwirirwa mwamburana mu makaritsiye, ya matelefone mwirirwa mushikuza, ntago ureka nkubwire, ntago muzahora mwiba. Kwiba se ninde muntu washyigikira igisambo? Nta washyigikira igisambo, muzapfa igihe kitageze, cyangwa mujye muri gereza mujye kugwayo. Tegura ubuzima bwawe, Imana yaguhaye igishoro. Ndashaka kukubwira hari igihe bijya byanga, haleluya, ariko nibyanga ndashaka kukubwira umuterankunga w'ubuzima bwawe witwa Kristo. Imana ni umuterankunga wawe aho byanze, ariko umenye yuko hari ibyo Imana itazagukorera. Wowe ukwiye kubwira Imana ngo nkeneye inkunga, ariko ukayereka umurongo w'ibyo ufite. Ndara niga ariko ntibijya mu mutwe. Imana yaza koko ikareba igasanga ko kurara mu ikayi, nturara mu nkumi. Nk'ubu twifite n'abarokore kandi niko mwabaye. Mukirirwa mu misozi ngo murasenga ngo nibabasabira ubwenge. Warize se biranga? Nta mwanya ufite wo kwiga. Kandi Imana nayo nta bwenge ifite bwo guha, ntabwo ifite ubwenge bwo gupfusha ubusa uzabaze. Umuntu iha ubwenge ni umuntu ufite iki izabumaza. N'umuntu Imana iha imbaraga ni umuntu ufite icyo azazikoresha. Imana ishimwe urubyiruko nshuti zanjye, ndabashuhuje kandi mu izina rya Yesu. Ndabakunda, nimureke mbahugure. Kandi imyaka nkurusha si mike, kandi nge ndi inararibonye mu buzima, nanjye ndabaye urubyiruko. Uzi ko abantu hari ibishoro bazi ko bafite by'ubuzima bwabo? Uzi ko umukobwa yireba akabona ko ubuzima bwe ari igishoro? Hakireba rwose akihindukiza akavuga ati ngewe ubwanjye ndi igishoro, hakumva ibindi ntibikenewe. Abahungu bubu nabo bacanye ku maso, witonde nyiramwe. Viziyo yabaye viziyo. 21 urayikinisha, ubwo se urabona 22 izaba imeze ite? Abahungu bubu nabo ntago bakireba taye yonyine, bacanye ku maso. Harakubita umubare, yabona ukuntu gukondesha inzu ari danje, yakubita umubare, yareba ukuntu ibiciro byariyongereye. Umuceri uri kugura 1000 na ibirayi biri kugura 350. Harakubita umubare ati sinzabasha kumutunga. Iyi mibare ikamujyana he? Ndashaka umukobwa ukora, ndashaka umukobwa winjiza, ndashaka ufite konti. Sawa rero, hanyuma so uzavuga ngo igihagararo cyawe ni igishoro, uratakaye uranasigaye.
ubu n'umuhungu usigaye asenga ashaka umugeni. Mana ndashaka uwize, ndashaka ukora, ndashaka ufite amabuno. Abafite amabuno n'igihagararo do ni benshi. Ndashaka umugore uzanyunganira kandi nta cyaha abakoze. Abakoze icyaha kikize. Ureka da gusaba Imana n'uburenganzira bw'umuntu. Yego Mana hazaba ari mwiza, ariko sha ntago ndumva umuhungu uvuga ngo n'ubwiza gusa. Reka Mana ndashaka uwize niwo baheraho. Wambabariye kukiri mu ishuri wakize. Ubwo si ubwo basigaye basengera bize, urumva utazayatamo nutiga neza. Kandi amashuri y'ubu imanite, reka da imanite yonyine. Ibyo byari ibya kera maze n'abanyogokuru basubiye mu ishuri. Yataye agaciro yonyine ntihagije, ugomba kugerekaho n'izindi za kaminuza nushaka ushishikare. Narindi rero kukubwira ngo wowe urahagije, uri igishoro, wikiyangiza, wikitesha agaciro. Imbaraga zawe zikoreshe iby'umumaro, kandi wikitaga imisumari mu nzira uzanyuramo mu mabyiruka yawe. Imbere yawe wihashyira amahwa, imbere yawe wihacukura ibyobo. Nkwibutse ko iyo utangiye uburara n'ubwomanzi, imbere yawe uba wahacukuye ibyobo. Iyo utangiye kurya amafaranga utakoreye ngo zigukuri amenyo abagabo, uba uri gushyira ibyobo mu nzira unyuramo. Erega bari abagore bazakujwibura. Abagore, umugore wamutwariye umugabo agufashe ni akazi kawe. Nibyo byobo nakubwiraga. Uramujyana amaherezo akamenya ko ari wowe wamujyanye. Icyobo wagicukuye, imbere yawe harabaheza gute. Kandi umugore ari kuvuga ati buretse nzamushakira inkuba yo kuzuba, kandi burya yayishaka da. Ibyo ngibyo ni ukwica imbere hawe byakagabuye. Wireba amakofi y'abagabo ngo urabye indimi, wireba amakofi y'abagabo ngo urabye indimi. Nawe uzakorera yawe humura, uba umukobwa wifite. Noneho uzabe iyo uri umukobwa wifite uba n'umugore wifite. Kandi burya nta n'uwagusuzugura. Erega burya n'agasuzuguro kenshi gaturuka ku bukene. Iyo ufite kashi zawe se ninde wagusuzugura? Ubusenge ninde wansuzugura? Hambaza ikize? Mpa mu nzu niyishyuriye, harya ibiryo nihahiye? No. Hanyuma tuzagenda tuganira ibintu byinshi. Ndashaka kukubwira abaterankunga babiri. Wari wabibeshye ko aribo bazaguhindurira ubuzima, ariko nta baterankunga. Imana niza mu buzima bwawe izaza ije kugutera inkunga mu byakunaniye. Haleluya. Nubura ubwenge waraye wiga uba nikudimbiyemo, Imana ishimwe. Nurangiza ugiye kubona diplome usenga uti Imana rwose fasha, ibyo urabyemerewe kubera ko uri kwiga. Ariko ntabwo izakurarira mu ikayi, nta nubwo izakurarira amajoro. Icyo gihe izayiguha humura. Nurangiza uti Imana noneho ndakuraho akazi, humura izagushyigikira ukabone, izagushyigikira ubone na buruse, izakubushyigikira ubone minerivare, izagushyigikira igutera inkunga. Aho rukomeye Imana izagushyigikira, aho ababyeyi bananiwe Imana izagushyigikira, kuko umuntu wese uri mu murongo mwiza Imana iramushyigikira. Imana izagushakira umwanya aho uzicara uri mu kazi, kuko hari ibintu bikorwa n'Imana yonyine ku giti, ariko hari n'ibikorwa natwe. Ikintu rero gikorwa n'Imana ntabwo ijya gutegeka ngo gikore, ariko nawe ikintu gikorwa nawe ntabwo wayibwira ngo Mana kinkorere. Ndakurahiye. Imana ishimwe. Ndumva ashaka ko dusenga. Ndashaka ko dusenga. Burya mama wawe azaza ari umuterankunga, agushakire minerivare ahirimbane. Ariko ntabwo muzajyana muri classe ngo mwicarane ku ntebe. Afata imibare uri kwiga, afata igifaransa, afata icyongereza, ni wowe uzabishyira mu mutwe wawe. Afite aho atazarenga. Urumva rero wowe narindi muri iki kiganiro ndi kukubwira ngo wowe ni wowe gishoro, ni wowe muterankunga wa wowe. Wowe nuba muzima ibintu byose bizaba bizima. Wowe nuba ushobotse ibintu byose bizashoboka. Wowe nuba tayari ibintu bizaba tayari. Kandi wowe napfa amahirwe azapfa. Wowe napfa amateka azapfa. Wowe napfa iterambere rizapfa. Wowe napfa ibintu byose bizahagarara. Mbifurije amahirwe masa yo kutangiza mwebwe.
reka mbasengera Imana ibashyigikire kandi bafashe aho rukomeye. Uri Imana y'amahoro, haleluya. Uri Imana y'amateka, amina. Waravuze ngo uzaduheka kugeza imvi zibaye uruyenzi, amina. Kandi waravuze ngo uri umuterankunga wacu ukomeye, uri ubuzima bwacu Mwami, uri umujyanama ukomeye, uri data kandi ukaba mama, uri byose ku bantu bagufite. Nanjye ndagusenze Mana, muri iki kiganiro, muri izi mpuguro z'urubyiruko, iki kiganiro cyitwa tegura ejo rubyiruko Mana, ndasengera urubyiruko runkurikiranye. Ndabizi ko bamwe bari mu bibazo bitandukanye, ndabasengeye ngo ubahe umusada, ndabasengeye ngo ubahe icyerekezo, ndabasengeye ngo ubashyigikire. Kura imbaraga mbi ku rubyiruko, kura ukuboko kwa Satani ku rubyiruko. Urubyiruko rwacu turarusengeye Mana, witamurure kuri bo kandi wigaragaze, wirukane umwuka wose urwanya urubyiruko. Ubigisha iby'ubuhanga bwawe, ubigisha iby'ubwenge bwawe, ubigisha iby'ubwere bwawe, ubigishe kubaho, ubigishe kwitwara neza. Ndabasengeye abankurikiraniye hafi na kure Mana, kugira ngo ineza yawe yomatane nabo. Abasubitse amashuri ubashyigikire basubireyo, abadafite ubwenge ubaha ubwenge Mana ya Isaka na Yakobo, abadafite akazi kabahe Mana. Ugirire neza urubyiruko rwacu, kuko hariho amaboko uzarwanisha kandi ugakoresha iby'ubutwari. Ndagushimye ko wumvise iri sengesho kandi kudushyigikiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro rero nibaho umugisha. Ndabakunda rubyiruko rwiza kandi muri abantu bakomeye bagaciro. Ubundi ukiri urubyiruko ujye urwijomba, uvuga uti imbere yanjye ni heza. Natangiye mbabwira yuko umuntu byarangiye n'uwo twashyinguye. Hanyuma rero izi nyigisho ukomeze ukore share, kandi abatarakora subscribe muyikore, kandi mukomeze mutange inama n'ibitekerezo, ndetse n'urundi rubyiruko rufite ubuhamya kandi cyangwa rufite ishyaka ry'ibyo ushaka kubakisha bagenzi bawe, wanaduhamagara, kuko ndabizi ko muri mwebwe harimo ibitekerezo byiza, kandi ndabizi ko muri abantu bakomeye. Ngaho rero Imana nibaho umugisha. Nimero yanjye ya telefone muraza kuyibona ahangaha ku kiganiro. Imana y'amahoro ibaho umugisha, amen.